abo ni abantu barenze kuba abakristo ahubwo bahinduka be, bakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ahangaha rero nkabonera kubwira abantu baba mu nzu y'Imana badakora ibyo Imana ishaka, bafite amazina gusa. Hari ibiza bigendere kugira ngo bidukure kuri Kristo. Nk'abakobwa ukaba ukuze, inama za benshi inama za benshi ari izigusaba gushaka no kwishingira. Harimo abemera bakanambara abaririmbyi bagapfira umurimo w'Imana, inzara ikabica, bagatukwa, bagasuzugurwa ari abadiyakoni, ariko ntibari kuri Kristo. Ntibakokoke ngo amababa baveho, ibihe byo gusenga bigende, ibihe by'umwuka kuririmba babireke. Ije mu murima wayo, ije mu rutoki, ije gukorera urutoki rwayo, ari ryo torero. Ryabaseka mwarasetse, niryo torero ariko yashimye irishyira ku rutaro. N'ubu ngubu iracyari kugosora, iracyakuramo ingumbi, iracyashungura. Imana irambwira ngo, ariko irambwira ngo igiye kubanza gusukura, ihereye hejuru mu bashumba, yewe muri biro nyobozi nkuru mu rwego rw'igihugu imanuke kuzageza ku munyagice, amabandi n'amasarigoma yose hanze, ibishwangara n'ibirere, ije gukorera urutoki abavuga butumwa irirehereje bundi bushya. Ariko abakristo banambye kuwiteka ije kubashyigikira. Isi nifite igitoki ije kuyitera inkingi, imibonobono nayigereranya na ya mazu n'amamodoka muhanura, nabigeranya n'imyambaro. Ibyo bintu Imana izabikora, amaso ya benshi mugiye kuzabibona. Hari abantu Imana izahereza amazu atabavunnye, batubatse rwose, ikayabatuzamo, ikayabasinyaho nguko. Nashimwe cyane bene data nshuti z'umusaraba. Nitwa Riziki Chantal, ndagarutse kuri yicano. Nimero telefone nshakirwaho ni 0788713311. Niyo. Ndi umukobwa ndashima Kristo Yesu ko yangiriye ubuntu akambagakiza, nanjye mu bari barushye yakamaye rwose ngashaka. Tuzajya tugenda tuganiraho n'ibinakunda no kubuhamya, nzajya mbacishirizaho aho ubuhamya bwanjye uko Imana izajya ibishaka. Ariko ubu ngubu turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo rero bene data nshuti z'umusaraba, umwuka wera akaba ari yampaye iri jambo ngo abe ari ryo nsangiza abatuye isi. Inkuru nziza iboneka hano muri Yohani, uko yanditswe na Yohani 15 umurongo wa mbere. Turagarukira ku murongo w'8. Inkuru nziza uko yanditswe na Yohana, ku murongo igice cya 15 umurongo wa mbere, turagarukira ku murongo w'8. Haragira hati, ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawuwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto nyinshi. Kwera imbuto nuko mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri nge, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge, nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu wese utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi, mukaba bigishwa banjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Muraho yemwe. Bene data rero nshuti z'umusaraba, iri jambo ni Yesu warivuze.
ngo ndi umuzabibu, ubwe yarivuze. Data ni nyirawuwuhingira. Yaravuze ngo namwe muri amashami kuri nge abakristo. Yesu ni Kristo, n'abamukurikiye abemeye kwakira agakiza bakihana bakava mu byaha bitwa abakristo. Abakristo turi abakristo. Hari abakristo, hari abakristo, hari n'abakristo. Abakristo n'abakristo ni amagambo abiri asa, ariko harimo akantu bimwe kera numva tukikiga bavuga ngo amasaku mu Kinyarwanda. Abakristo, abakristo, abakristo. Bene data, umukristo twigeze kuganira abantu bamwe babwira ko umukristo ni umuntu ubarizwa mu itorero runaka, akaba yarize akabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, ariko ntibisobanura yuko akora ibyo Kristo ashaka. Hari noneho abakristo abe. Abo ni abantu barenze kuba abakristo, ahubwo bahinduka be, bakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ahangaha rero nkabona kubwira abantu baba mu nzu y'Imana badakora ibyo Imana ishaka, bafite amazina gusa, bikagendera mu ijambo nasomye byashobora bivuga ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara uri intumbi. Wari ukuriye kubaho ntube intumbi ngo ube nk'uwapfuye. Yesu aravuga rero ngo muri umuzabibu, ndi umuzabibu, mwebwe muri amashami. Ducometse kuri Kristo. Abakristo dusabwa gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, ibyo Kristo nawe ubwe umwana w'Imana ashaka. Nuko byumvikane ko nta kintu cyajya kugera ku ishami kitabanje kurira igiti, uretse ko ari igihe inyoni zigwa ku mashami zitagombereye igiti. Hari abatera amabuye, ibuye ntago ryabanza kurira, rihita rifata ku giti, ku ishami. Hari ibintu bita bifata ku mashami bitagombereye gufata ku giti. Umuyaga uzuhuha, amashami akagiriya hose, igiti gihagaze. Ariyo mpamvu abakristo bakunze guhura n'intambara. Kibisobanura ko Yesu yaguye, ko Yesu yanyeganyeze, basha kubahagaza ariko amashami agahungabana, ibibazo bikajya hose, ukagira ngo urapfuye birarangiye, ariko ishami ricometse kuri Kristo. Ikindi, hari igihe ishami rikokoka rikuma kandi riri ku giti. Hari ibintu nagiye nitegereza, rigahana uko umuyaga wawe ishami rikagwa hasi rikaba rivuye ku giti. Hari n'amashami akomera paka kazarinda ava ku giti uko bagitemye akazarangirana n'igiti. Bene data, amashami ahungabanywa n'umuyaga, n'ibigeragezo, intambara, abari gupimwa ngo arebe ko yava ku giti. Hari ibiza bigendere kugira ngo bidukure kuri Kristo. Nk'abakobwa ukaba ukuze, inama za benshi inama za benshi ari izigusaba gushaka no kwishingira. Hari wagira ngo kuba umukobwa ni icyaha imbere y'Imana, kumva ko uri umukobwa isirangiye, uri umusore bakumva reka data byakomeye. Hari n'abagirwa inama ati ntama yaragukandagiye, byararangiye, inyombye yakuvugiye hejuru. Ntayo, iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi ibyaremwe bishya. Ntibaguteranye n'inyombya, ntibaguteranye n'intama, nta cyagize icyo kigutwara. Ntiushaka uba ufite imyaka ingahe myinshi, Imana ikora uko ishaka, yemere kukubakira, kandi amashami yemerewe guhuhwa n'umuyaga akawujyana. Ariko ishami nubwo umuyaga uhuha inshuro nyinshi ntagava ku giti, ishami riba rigundiriye riri ku giti. Bene data, none amashami izuba ryakubita ibibabi byose bikavaho, gukokoka kukashira, amasengesho akavaho, kuzura amaganya no kwitotombera Imana, ukitotombera cya giti ko ntacyo cyakumariye. Kandi icyo giti si wewe shami wenyine uriho, hariho nandi mashami. Byagera nyuma rya shami rikivumbura, ikaba ritakaje imbaraga, rikuma, ibyo kongera gufata amazi avuye kuri cya giti bikavaho,
rikajyaho rikananirwa rikuma rikavaho rikigendera, nk'uko arimo abatangira urugendo bazi neza ko bagiye kubona imigisha, ibintu bidasanzwe, abagore n'abagabo bagiye kubona amazu n'amamodoka, iyo babibuze bahita bagwa bakava mu byizerwa. Ako tukarenge. Ariko hari n'amashami anamba ku giti ukabona rirakomeye, ukabona rigenda kugira hari nka kimwe cya gatatu cy'umubyimba w'igiti cyangwa se kimwe cya kangahe. N'abantu bakomera muri Kristo bakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Habamo abashumba bakora ibyo Imana ishaka bakemera bagapfira umukumbi, abapasiteri bakanamba ku ntama, harimo bemera bagasenga ari pasiteri bakajya mu butayu bakagera ikirenge mu cyo Yesu yakoze. Harimo bemera bakanambara abaririmbyi bagapfira umurimo w'Imana, inzara ikabica bagatukwa bagasuzugurwa ari abadiyakoni, ariko ntibari kuri Kristo, ntibakokoke ngo amababa baveho ibihe byo gusenga bigende, ibihe by'umwuka kuririmba babireke. Oya, ahubwo uko bugenda bucya bakishakamo imbuto. Nuko Yesu yavuze ngo ishami ryose ryera imbuto, aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera. Bene Data, nitegereje umuzabibu mu Rwanda ntago ndawubona, niba ari naho uringiza amahirwe nazawubona, kajya nigisha wenda umuzabibu kazawuvuga narawubonye, kuko ntera n'amatsiko kuwureba. Ariko nageranya icyo tufite nk'umuzabibu hano iwacu, dufite urutoki, narugeranya n'umuzabibu. Hari ikintu nakuboneye mu rutoki, hari igihe nyiri urutoki iyo rwajemo umusaka ibirere bishwangara ibyakatse, nyiri urutoki yagiye kurukorera yitabana ibikoresho bitatu, yitabana isuka, umuhoro, uruhabuzo. Isuka ishinzwe gukora hasi, umuhoro ukoramo hagati, uruhabuzo rukora mu bushorishori, aho umuhoro utagera niho uruhabuzo rugera, aho isuka itakora uruhabuzo niho ruhakora. Ngongera rero nkababwira ngo ishami ryose ritera imbuto. Ari ikintu nakuboneye, nyiri urutoki ari igihe ajya acishamo akaza akarukorera. Iyo aje kurukorera hari igihe isina ibiriho isina nyinshi, utuntu tw'isina twinshi twavutse, ntabwo areba ngo izi sina zizera ibitoki, arareba akarebamo izagira umumaro, izindi zose zitari kuri gahunda akavuga ati izi nizo kwangiza iyi sina, nizo kwinyunyuriza ubusa, agatema agashyira hasi, agakuraho ibirere, ibivovo biri ku sina, agakuraho amakoma n'ibishwangara, ndetse n'ikintu cyose abona kidafite gahunda cyo kwangiza urutoki. Ibyatsi byose agakoresha isuka agaharura, urutoki akarusasira rukagubwa neza. Hari ikintu nakuboneye mu rutoki, hari igiti nabonye mu rutoki badajya bakunda gutema mu rutoki, bakita ikibonobono. Umubonobono ni igiti kitajya gipfa gukurwa mu rutoki. Umumaro w'umubonobono ntabwo uteze kuvanwamo imbaho, si uko bateganyamo kuzacanwa n'ibindi bintu kucyubakisha, burya bakirekera mu rutoki bateganya ko kizavamo inkingi z'ibitoki. Noneho igitoki, isina yazanye igitoki kibe gito kinini, sindabona nyiri urutoki asuzugura igitoki uko cyaba kimeze kose, naho ryaba ari iseri rimwe bararishyigikira. Ariko isina naho yaba umujugujugu gutema uburebure, nyiri urutoki aratema agashyira hasi, kuko ari kubona iyo sina nta musaruro, ariyo kurushyanya gusa, ntacyo ari y'amakoma gusa. Bakristo bene Data, wahushye waje ari mwinshi, imvura ari nyinshi, nyiri urutoki ntajya ahangayikishwa n'isina ifite amakoma meza atoshye ngavuga ati ya makoma ashobora kuvunika. Reka nyiri urutoki ahangayikishwa n'isina zifite ibitoki, akavuga ati ngwire kuzitera inkingi, naho kaba ari ibere rimwe, intete imwe y'igitoki, ashaka inkingi ihuje na cya gitoki akayishyigikira. Nagiye mbona iwacu bashyiramo n'imbingo, tuntu tw'uduti nka dutatu bakadupfundikanya bagashyiramo, ariko ako gatoki ntibagasuzugure. Nagiye mbona mu ntara zimwe na zimwe no z'iki gihugu aho nakandagiye, nko mu burasirazuba za Mutara, yewe n'igisenyi araho nabibonye, ukabona igitoki kimwe bagishyizemo inkingi ebyiri eshatu, baciye igiti cy'inturusu, wa mubonobono urimo, bashyizemo imigano,
kubera iki? Cyazanye igitoki kinini kandi gitangaje kigomba gushyigikirwa. Bene data, nshuti z'umusaraba, iri jambo ry'Imana ndarihuza n'ubutumwa Imana yampaye. Yarambwiye ngo iraje, ije mu murima wayo, ije mu rutoki, ije gukorera urutoki rwayo, ari ryo torero ryacu rya Pentekote. Simbizi ryabaye ikibazo mu rwego rw'isi. Imana yarambwiye ngo ADPR niryo torero yashimye, irishyira ku rutaro, irarigosora. Abo kuvuga mwaravuze, abaseka mwarasetse, niryo torero ariko yashimye, irishyira ku rutaro. N'ubu ngubu iracyari kugosora, iracyakuramo ingumbi, iracyashungura. Imana irambwira ngo uko ryabaye igitangarizwa niko igiye kurigarukaho. Nyuma yo kugosora no gushungura, ADPR Imana izayigarukaho ngo rizabana none itorero ritangaza abantu benshi, kuko izasukamo umwuka wayo, gakongera gakorekerwamo imirimo ndetse kuruta mbere. Nuko yabimbwiye. Ariko irambwira ngo igiye kubanza gusukura, ihereye hejuru mu bashumba, yewe muri biro nyobozi nkuru mu rwego rw'igihugu imanuke kuzageza ku munyagice, amabandi n'amasarigoma yose hanze, ibishwangara n'ibirere, ije gukorera urutoki, abavuga butumwa, ababeshya, abahanuzi b'abatubuzi, indaya, abatinganya, abarozi bose mu budiyakoni, mu makorari, aho hose Imana ikuyemo, Imana irasohoye. Kandi nirakw'ihamagaye bundi bushya, Imana irirehereje bundi bushya. Ariko abakristo banambye kuwiteka ije kubashyigikira. Isi nifite igitoki ije kuyitera inkingi, imibonobono nayigereranya na ya mazu n'amamodoka muhanura, nabigeranya n'imyambaro, izo mbingo n'imigano. Hari benshi baje kubitabarirwamo, kubisubirizwamo. Ni ukuri kose ibyo bintu Imana izabikora, amaso ya benshi mugiye kuzabibona. Hari abantu Imana izahereza amazu atabavunnye, batubatse rwose, ikayabatuza, ikayabasinyaho, nguko Abisirayeli bavuye muri Egiputa bakajya gutura Kanani, Imana ikayihindura igihugu cyabo bwite, kikaba gakondo. Bene data, hari abantu Imana igiye kuzaha amasambu ikabahereza, ariko abizasanga nibizira we, yemwe we, abasambanye, abakuramo amada, abaniga abana. Umva, abavuze ati aba nibo dushoboye, mbese hafi aho aba nibo dushoboye, ibintu nk'ibyo, abamanyura amazi bishe mu rusengero, abo bose mwitegura, abataracishwaho n'isuka, abantu bo hasi umuhoro urahari, abo hagati abataranyuhura n'umuhoro barahura n'uruhabuzo, no mu bushorishori Imana irahageze. Nuko Imana ije gushyigikira abo gushyigikirwa, nigusangana naho kaba gaseri kamwe, naho yaba intete imwe, ariko wareze ntabwo izayirengagiza, izayishyigikira. Ariko abizasangana amakoma gusa, ngo naba pasiteri, n'abavuga butumwa, n'abahanzi, n'abahanuzi, abizasangana ngo nabaririmbye mu makorari n'ubudiyakoni, nta gitoki. Mwitegure ko Imana igiye kuhakora akazi, igasukura umurimo wayo, ari urwo rutoki, ari wo murimo w'Imana. Tugiye gusenga abantu batera imbuto, batagira ibikorwa byiza, abanyabugugu batazi gutanga ngo bafashe abababaye. Ukarya umufuko w'umuceri ukawuheregeta ngisi, hano ube wagira umuntu uhereza n'irobo. Yemwe isukari reka data ukagotomera. Ariko mwebwe ntimunareba n'ibyorezo biri hano hanze, pe ukagotomera, kabido kubuta ukagotomera. Abo bose mwitegure, nta mutindi wavunguriraho, nta mukene umunyamubabaro waherezaho. Abo ntacyo bamaze, ni nka ya mashami ari ku giti ariko atagira icyo amaze, ari abo kunyunyuza gusa igiti gusa, ari abo kunyunyuza Kristo Yesu. Ni ukuri tugiye gusenga, ariko Imana irabasaba kwera imbuto z'abakiranutsi. Ubona umurwayi ukamwinemva gusa, kagira iseseme, ntube washobora gukorera umugisha ngo umwuhagire. Baba we, twajyaga twuhagira abarwayi ba sida mu bitaro kwa muganga, nagiye mu bikorwa by'urukundo, simbe nakwikanga ngo wenda virusi iramfata. Ni kera, imyaka naciyemo ni myinshi,
twagiye dukora uko dushoboye, si ngombwa ngo tubabwire. Bene data, ntago bikwiriye ko mwirengagiza abanyamubabaro, abari mu kaga. Cyakoze kubw'iki cyorezo cya corona, Imana ishimye ko tudakoranaho, tutanasuhuzanya. Tugiye gusenga, mushaka imirimo myiza yabera. Mugore nabyara, wigira inenesi, aho kumubaza abantu umubaragejejeemo, hanze ubaze niba yasomye no kugakoma. Naho iby'umubare abantu siwe hubarema, ni Imana ibatanga, kuko hari na benshi bafite ubuhanga bagerageje gushaka abana barababura. Kandi muhumure, ubwo muri kubona muri benshi, Imana yigeze kumbwira ngo abantu babaye benshi, ndetse abantu bagezaho gutinya kubyara. Irambwira ngo ni muhumure abafite ubwoba bwo kubyara, abana muzabaha iki? Irambwira ngo ni muhumure, Imana iruruyukire, irurutsije kubagabanya. Muhumure, irajije gukora isuku, ije kubagabanya. Murakoze, tugiye gusenga. Mana yera, Mana yo kwiringirwa, Mana izaca imanza z'abazima n'abapfuye, ndagushimiye ko ari wowe uje gukorera urutoki rwawe. Ndakwinginze Uwiteka, utabara ubugingo bwa benshi, kuko amashama azakurwaho ni nk'amakoma azakurwaho kusina ngo adakomeza kuyivuna. Hari ibishwangara, hari abaguye mu byaha, hari abamaze kunanirwa basubiye inyuma, hari abaretse imirimo myiza bakoraga. Beza ubatunganye, tabara ubugingo bwabo bwe kurimbuka. Urakoze Kristo Yesu, bambika imbaraga z'umwuka wera kugira ngo barusheho kwera imbuto, kandi utanga ihumure mu bagenzi kugira ngo be kunanirwa. Abanyamubabara bari kuburara bakabwirirwa babuze aho kuba, ababuze ubwishyu bw'amazu, abarwayi, abo bose ubatabara ubakize, barengera ubapfumbaturira ukuboko kwawe kwera kw'iburyo, kuko rero upfumbaturira igipfusi cyawe ibyaremwe byose bigahaga. Ndagushimye kuri uwera, ni mu izina rya Yesu, amen.